jya ubuse koko ko ngiye kujyana no mu rugo mbona byabaye kuma byabaye byinshi cyane ubu ndabigenza guta nje no kugira vuba kama hicare mbaye mbizengereza ko na madamu nawe nabonye nawe atoroshye Yego neza rwose madamu nawe yaranze nawe mfuye kuhagera n'ubushara nawe nabwo narinze mbunywe arasigaye none nze dusere ariko ntituzajya duserera gusa mfata nabi ibintu byose yaranzengereje ariko ubu nzabigenze gutego ariko ntareba kandi nzi ahubwo nze n'ubundi byose ndabona ndimo ndajya mbimara ariko ndamukunda n'ibihumbi umushahara wose ndawuriye ndawumeze ibigage ibishera ibivoka n'imyumbati madamu afite impamvu zo kunkubita koko ariko se data we mbaye iki yororororo bana we data we madamu we madamu ubuse noneho uyu mugabo ariye ko nategereje nabuze kandi nzi neza yuko none uyu munsi bahembe ubu yagiye mu kabari tu noneho turaserera naza nta mafaranga afite ntabwo biri bwumvikane nta niri na rimwe kugira ngo abimbwire aragira ikintu madamu we ndapfuye we madamu we bayibageze we madamu we ndapfuye we n'ibiki noneho madamu we ndapfuye we tabara we ibindi bintu byose baza kumbwira banza unyakabona amafaranga ari hano amafaranga ari hano amafaranga ari hano ndapfuye madamu we nimuntabare muze murebe madamu we ndapfuye muntabare yemwe kwa kivasi muraho nimumbabarire yabaye iki jewe byanyereze mbonye aza wa mugabo mbonye aza gutya muko mataye umugabo wawe yabaye nukuri nanjye mbonye aza gutya sinzi ukuntu byagenze aje arambara nayobewe indwara yarwaye yakivaye wabaye ndimo ndacyumva ngaho mbwira wa muntu njyewe nzi ahantu bakuvurira umugabo agakira ni hehe se ndebera ngaho nawe ndebera mbwira rwose tugende tujye kwa muganga hari ahantu bakuvurira umugabo mbabarira mubyeyi unyereka aho hantu ngende njye kumuvuza ndebe yuko reka ntabwo ari kure ni hano haruguru gatoya harya ngo ni kwa Faranswa ni kwa Faranswa rwose arakoraho rikaza umva rwose naza tugende tujye kwa muganga mbabarira rwose ngaho byuka rwose uze tugende tujye kwa uri matira ndimo ndapfuye tujye kwa muganga Basi hano samara bura Mata uyu mugabo arwaye inzoka incarwatsi imiri imbarabara harimo n'imbeba kizungu do zuyeba mata sohoka mvura umugabo wawe rimwe kabiri gatatu wasohotse umugabo arwaye inzoka ndeba arwaye nabi ko navuye indwara nyinshi koko iyi ndwara ndayivura uzundi bibiyoka undi yabona ibintu nariye wabikubita bigasohoka aya mafaranga sinayarya reka nze mbikubite bisohokanye cyapfari nawe njye ntacyo mba nitayeho mutabare abaiki
hashize iminsi ndi gukora amafaranga mu buganga abantu nabavuraga bakikiza ariko uyu nguyu rero ibintu bibaye sinzi biraje yarwaye abaye mbwira n'ukuri mbwira mujyana ibi ngibi nabikoze mu rwego rwo kwihangira imirimo ubu rwose nundenganya ariko se ibyo bintu byo kwikura cyangwa se byo gukunda n'amafaranga n'iki muye ko indwara nk'izi zivurirwa kwa muganga ibintu byo gupfumagura cyangwa se ibiki n'ibiki ntabwo bikibaho wapi kwa muganga niho bavura ibintu byose pe ni ukuri reka turabona murebe dore wishe umuntu reka nkore ubutabazi ndabona nta mupfumu yamungeretseho ariko n'ubundi abajyana mu buzima n'undi turimba gukira gutabara reka twuri igare tugeretse ihangane uwo murakira ihangane n'ubundi abajyana turimba gukira gutabara reka tugende It was at this moment he knew. He fucked up. Mbona mweto yarangije oya urakira umura injira muganga rero reba uyu muntu hari ibintu byinshi amavoka ibigage yekenye za karoti intoryi amavoka ibiki n'ibiki byose yavangavanze ibyo bintu wabiri utekereza ntimukagora abaganga twaragowe sibyo madamu ibintu wariye madamu arankubita aho inda igira metero imwe ibintu wabiri utekereza bagutse shaka wicare ntabwo mutegereze sibyo mutegereze arabanza asure ategereje gusura tegereza asure sibyo tegereza agatanga ahagarariye tegereza asure nabizi uriya mutima uhaye uraraka muri baze kumugirira agomba gusura imisozi ikunda kubura nabikubwisha byamahoro urumva kwiwe ubundi kwitazamariza ubundi bwurumva kwiwe jene nabivuze pe umuntu agenda akavangavanga ibintu byose ngayo amavoka ngayo ibigage ngaho intoryi ngayo kazakaroti jene namubwiye ayo si ibintu n'ibi k'abaganga bagowe abajyana mu buzima nabo bakagorwa ibi bintu tuzamenya twivuriza ariko madamu nimufata ndamwica we madamu wibeshya madamu n'uguteza ibikorwa ibi byose uburwayi bw'abanyamaganga umurwayi witwa nde rwose bamwita kivoyisi pe niko bamwita nimba ari kivoyisi ariko ni kivoyisi muri hindurira mwite kiryo iyi miti igiye kumwandikira agomba kuyirya uko nabiteganyije mu gitondo na nimugoroba saa 8 z'ijoro ukamenya neza ko yanyweye amazi inuso n'irobo umara wese ndabyitaho umujyana w'ubuzima akira iyi ngiyi amazi banyira hari nata nabo uzazanya arameze neza cyane cyane umurwayi wawe ndamukunda cyane reka nzaza nje mwicoda kitwa wagatambirwa we hambirwa njye bazubwire neza kama mnico mbona toni cyo kakoga n'umuntu cyana mundekereje mwica n'ubuhe munekere mwice reka kitwa no gahita wakize nakirasa ukuntu waromeze wagombaga gupfa wabigize imana ngiye kukwica ahubwo ari buzamembe ndagupfumuka kandi uza njye mvuga hama reka mwica
Yalla ariko ubundi umaze iminsi 3 n'itanu wikopesha uri aho ngaho ugenda ubwo umva ukuntu bitameze ya man Voice of Africa Kigali FM ya kora subscribe kuri The Big Machine TV yo umva se ubuhomba ntacyo bivuze mani izo staff zawe z'abacuruzi mwihaye ibintu mwihaye abacuruzi nibo bantu ba mbere ushaka gusanga bari kuvuga ngo amafaranga yarabuze kandi amafaranga yose tugize turayabashyira abacuruzi mani mutuze sibyo guys ikintu turi kubasaba mukore subscribe kuri YouTube channel ni Big Machine TV mudushyigikire turi kubasaba inkunga n'abakristo basaba inkunga y'amasengesho ngiye gusabye inkunga ya subscribe ikorewe imanukire imiteguro ni myinshi voice yalla tubaye script ni iki